Bibiliya y'ikinyarwanda iravuga ngo The Kinyarwanda Bible says, ntimugatekereze ibirenze ibyanditswe. do not think beyond what is written. Nuzaza ubona umuntu ukaravuga When you see someone speaking ukabona Aroni karigisha and you see Pastor Ron teaching ugakurikira YouTube and you follow the YouTube ukagira gute and you do anything, uzumenya ngo suriya muntu aracyari muri always know, limite za is Holy this Spirit person still in the limits of the word? beyond Going beyond ibirenze whatever is Ibyanditswe. more ndashaka than kubabwira what iki is written. ibyanditswe byera sikirage The word of the Holy Scriptures are not the mute. ngo bivuganire biza byivugira neza. Do not speak for them, they can speak for themselves. Muranumva neza? You hear me? Nasomye igitabo cya Yonga Icuba I read the ngo book. umunsi umwe abana b'abakobwa baje gutarama ngo bagereyo kuja gutarama ahantu gusenga ngo basanga uruzi rwuzuye yarimo yigisha hejuru yarema ngo basange yuzuye ngo baravuga ngo se ubu koko And they said, truly, dutashe pe so we just tubujijwe n'aya mazi leaving because the water has stopped us. ngo baravuga ngo They opened the book. urabizi You know what? ariko ijambo ry'Imana The word of riduhaye God uburenganzira says, the word of God has ngo given us kuba ngo authority tuzanyura hejuru y'amazi ngo niko that byanditswe will walk upon the waters. kontekste nimba byanditswe aho Imana se mwamaze gusengera babwira ngo Yesu Have iri you jambo ni ryanyu prayed and God murarinyuraho has given you a Bafatana yes amaboko gutya. to move forward? biranditswe ngo It's written. rimwe kabiri gatatu 1, 2, 3. tuzanyura hejuru y'amazi And amaze yaranditse aravuga ngo babaherutse amaso ubwo ngo kugeza nanone tibaramenye iyo bari they drowned. muzamutandukanya logos No. nareba niyo mpamvu bavuze ngo bayitakiye bari mu byago Imana yohereza iki They said, irikura muri logos tugera igahinduka rema ndashaka kubabwira iki kintu I want to tell you Bibiliya this. ntizivuga ngo tuzakandagira inzoka na The word scorpion of God says ngo we'll tumwe step n'ibiti cyatacu bizabitwara scorpions and serpents. genda ubu nyine ufate wa muti w'imbeba You udupake go nk'eshanu and take. udushire mu mazi maze gotomera urebe ko udashahuka bite byinshi byo I kuvuga have so many things to talk about. bwira mugenzi wawe ngo Pentecote Tell your nziza neighbor, happy Pentecost Day. mubwire ngo Pentecote nziza Happy Pentecost Day. turasoma ijambo ry'Imana mu Read the word byakozwe of n'intumwa God in Acts igice cya 15 chapter 15, umurongo ni uwa 28 verse 28. ijambo ry'Imana riravuga gutya ngo The word of God says this. umwuka wera hamwe natwe For it seemed good to the Holy Spirit and to us twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi bikwiriye to lay upon you no greater burden than these necessary things. nari mfite ingingo zigera kuri 3 I have nahawe like kubwiriza 3 uyu munsi parts that I was given to preach today. ariko kubera ko nibi nabyo byari ngombwa kubikora aya matangazo yose But because even these were important, kirite ya mbere navuze ingingo imwe izindi zibiri zasigaye I talked about only 2, one part, and the 2 were. ariko ntaho left twatuja behind. nzazivugaho muri iki But cyumweru I'm tugiye still gutangira around. We'll talk about them in this coming week, kandi nzazirangiza and I'll finish them. muri iyi teme ivuga ngo And this theme that ndashaka ko says, musubira kuri I teme want you to ivuga repeat ngo after me. kuba umufatanyabikorwa n'umwuka wera To be a partner with the Holy Spirit. umufatanyabikorwa n'umwuka wera To be a partner with the Holy Spirit. buriya iyo bavuga kuba associé Usually when they talk about associating, cyangwa se la d'association a hand of association, nuko uvuze ngo okay ndazanye nawe uzane it's duhuze saying you bring dukora something and I'm bringing something, so we put together and work together. niyo teme turi buganireho That's the thing we are going to talk about. kuba To umufatanyabikorwa be a partner na Holy Spirit with the Holy Spirit. uyu murongo twasomye This Bible verse we read, hano havuze ngo nusoma neza
if you read ukumva iyi carefully texte and you understand this text, ndashaka ko bayishiraho umwuka wera hamwe natwe the Holy Spirit with us, twashimye kutabakoreza undi mutwaro for it seemed good not to lay upon you any greater burden. ubundi kugira ngo wumve neza ijambo ry'Imana For you to understand the word of God clearly. muvuge ngo amen. Amen. mwongere cyane amen. Amen. buriya nari ngiye kubivuga twarasenze muri croisade kuva We vendredi prayed kugeza in the cruiser ejo from Friday till iyi kirite twarayisengeye yesterday. We prayed for this service, kandi byose byagenze neza went louange well. n'ibindi the praise, ariko mu buryo muhaye mwakira ko numva harimo base cyane ko muravugira the mu way gituza you were receiving, musarire you're ko murakira speaking kaza from your numva ijwi chest. ko rirasa n'aho rivugira mu It seems kibindi like hari. you're speaking ndashaka ko risohoka rikajya from the hanze base. I want you to muvuge speak ngo amen. loud. Amen. yes ribaye nkirigera mwongere cyane amen. Amen. yes ndashaka ko munakira neza I want you to respond to me. iri jambo uyu murongo wa 28 w'igice cya 15 This Bible verse of Acts 15, chapter 15, verse 28. kandi Imana ibafashe mu nkurikire And I pray that God will help you. ijambo ryose kugira ngo uryumve ugomba kurishyira muri context. For you to understand everywhere, you need to put it in a very good context. buriya abateoloji The theologians, bagira ikibazo cyo kubona rimwe iyo uri muntu yigisha when someone is teaching, akamafata akaverse kamwe gutya They just maze take akivugira one verse uko haya interpreta ashaka and they interpret it the way Ariko- they want, bakibaza ese buriya ibyo yavuga and they think of whatever he's saying. byaba bijyanye na context. Does it go with the context dore mbereke of the word? buri Let me jambo show you. ryose rigira abo ryandikiwe Every word is concerned with Cyane the party it kandi addresses to, rikandikwa rifite intego runaka and muri it cyo. writes for a certain purpose. niyo mpamvu mu Baroma 15 bavuga ngo ibyanditswe byose byandikiwe kugira ngo bitwigishe. That's why in Romans chapter 15 it says Ni every ukuvuga written ngo word is written for me to byanditswe teach muri us. context It runaka was written in Zandikiwe a abantu certain runaka, bishaka context gukemura ikibazo or to a runaka certain people, ariko to solve bifite a certain amasomo problem. twebwe tugomba kwiga tukamenya But we have some teachings that we need to learn and know kugira ngo tutazongera kuyagwamo. for us not to repeat the same mistakes. uyu murongo rero context byanditswemo So this verse, the context is ngo written in intumwa zandika ngo mwuka wera hamwe natwe. the Holy Spirit with us. utarinze gusoma text yose Before you even read the whole text, titire yonyine igenda ibivuga. only the title can tell you. igice cya 15 Verse 15, titire yayo iravuga ngo impaka zivuye ku byo gukebwa. chapter 15. it muri bibiliya says, abafite bibiliya those abataye who bareba muri have telefone Bible and are reading impaka it, zivuye ku byo gukebwa. the judgments that comes from the circumcised. reka mbabwire iki kintu Let me tell you this. si igitangaza It's not a miracle ko hashobora kuba deba ku kintu that there runaka. can come a certain debate according to something. niyo mpamvu uzubona bavuga ngo abashumba bicaye. That's why they say the pastors are seated. hari ibintu bihabwa umurongo. There are things that are given a line to work on. yesu yari yasize ubutumwa bwageze mu bayuda Jesus left the gospel when he had kandi reached to abayuda the bari Jew, bafite imihango yo gukebwa and the no Jew kubaha had iki n'iki n'iki. some cultures of being muribuka ko petero circumcised. yagezeyo You remember yanga that Peter gusangira got nabo there? ndetse no kujya kwa Korneliyo yari yanze ngo ni He umunyamahanga. had refused to go to Imana Cornelius igeze igihe intervena until when ararota God buri kintu kimanuka. intervened and opened the heaven. Imana iramubwira ngo ngaho herya aravuga ngo God, sinza ngibizira. Talked to Peter in dreams and asked him to eat, and he said, "No, I Imana cannot eat." iramubwira ngo ico nisi ikitazira And God said, tukakitizira. "Whatever I call holy, do not call uzi it icyo unholy." yarwanaga nacyo petero
What was he fighting with? yaragitsimbaraye ku mahame y'ikiyuda. He was Umunyamahanga ni staying ikizira, on his sinoramukanya nawe, own. sinosangira nawe. I can owe to eat with Naho Imana some people. yuguruye ubutumwa But God bwageze mu has banyamahanga. released the gospel to Cyane the cyane Gentiles. Pawulo yigeze kubabwira, arababwira ngo njyewe sinahamagariwe abayuda, nahamagariwe abanyamahanga. And mostly that Paul said, I've not been called for the Jews, but for... Ubutumwa bumaze kugera mu banyamahanga, And the gospel is supposed to reach to the nabo other bamaze nations. gukizwa. And after they got saved, hari umunsi Petero yageze kwa Korneliyo, umwuka yamuhase kugenda, Imana and when yakoresheje Peter igitugu reached to Cornelius after the Holy Spirit ngo continued abwirize to gutya ngo abone abanyamahanga buzuye umwuka wera. and when he saw the Gentiles were filled with the Holy Spirit, Aravuga ngo menye neza ko Imana and he said, itazirondora. truly I have come to know Nimba hari that God is surprise yatangaje graceful. Petero, The ni only ukubona umunyamahanga surprising yuzura thing umwuka that wera. happened to Paul is Ati to noneho see ndatangaye, to haba Peter nabo seeing botekerezwa people n'Imana. being filled with the Holy Spirit. Noneho kurya abanyamahanga batangiye gukizwa, And when the abayuda bari Gentiles bafite started idini to ryabo, receive bumvaga ko ari salvation, ikiyuda, and the Mesiya Jews ni thought uwabo. that Messiah was theirs Baravuga only. ngo rero mugomba kwikonforma ku mategeko They say that y'ikiyuda, so you mugakebwa have to mwese. convert yourself to our system. Pawulo arabihakana, yari umugabo utazurya And Paul refused. Ati, ntabwo ubutumwa agakiza kazanwa nuko mwakebwe kakurya mwe mwabigenzaga, ariko azana ubuntu bw'Imana no kubabarirwa muri Kristo Yesu. And Paul said to them, salvation is not brought by being circumcised, it's brought by the love Ntabwo of grace. mwakoreza aba You bantu cannot put a burden amategeko upon these yanyu people. y'ikiyuda ngo niho Your bikonforma, rules ngo bizenda agakiza Jews. sai sibyo, ntabwo ari amategeko yanyu abizana, bizeye Yesu Salvation is birahabwa. not a burden. Maze haba impaka mu itorero. And there became so many problems. Aha rero mwavuze ngo nshoje sinje koresheje ijambo impaka zivuye kuzo gukebwa. Judgments that come from Noneho warangiza umurongo wa gatanu ugiye gutangira wa gatandatu mu 15 on verse haravuga ngo 5 inama before 6. yabereye i Yerusalemu, And a meeting started from Jerusalem, ico bita concile de Jerusalem, iyobowe na bishop mukuru w'itorero rya mbere Eglise primitive wari Yakobo na ba Petero, ntumwa zikikije baricara ku meza. and they sat Abagabo on the b'uruhara table batumira ba Paulo na ba and invited Paul and other leaders to discuter to discuss ukuri kuri hehe. where is the truth. Baraganira bakora de bikomeye. And they had a very great debate. Ese koko tukomeze tubahatire Should we cyangwa inzaba abagabo bahaye continue bavuga to put this n'ukuri? burden on them, or what these men are saying is true? Nimwumve context. You listen to the context. Ngo bagere ku murongo wa 22 urwandiko itorero ryandikiwe abanyamahanga. Nukuvuga ngo urwandiko itorero ryandikiye abanyamahanga. Conclusion, imyanzuro bandits. And why this is what they say. Niho hariya umwuka wera The Holy hamwe Spirit nawe. with us. Nukuvuga ngo uyu mwanzuro tugiye kwandika, It means this après débat et délibération, this decision we're going to take, ni verite idakuka, it's a truth that cannot change. idashingiye mu bitekerezo It's by'umuntu. not based on anyone's thoughts. Muracyakurikiye muvuge ngo Are we haleluya. still together? Yabaye base kandi haleluya. Hallelujah. Aravuga ngo And he said, umwuka wera. the Holy Spirit with us. Amen. 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 Dore mbereke sasa. Let me show you. Ndagira ngo murebe ordre y'amagambo kwakurikirana. Now Niyo start to verite look ya at mbere the order of umwuka the yampaye words. kuba How ishurira uyu munsi. this is the revelation I've been giving to Dore aho give tuba to you. dupfira n'ubuyobe buza This is budufatira. where we go astray from. Nimugire gucya mwese. Do this. Ngiye tuvuge umwuka wera The Holy Spirit hamwe, with us. umwuka The wera. Holy Spirit with us. Iyo simvuga mwumvise Do you understand this language? ngize gutyo If I do this, I do cross my hands. navuga gute? Jewe Me and the Holy Spirit, ko murumva ari bimwe, are they the same? ko murumva ari bimwe. Are they the same?
nutagenzura iki kintu ngucumve If you don't pay attention to this, uzagira ikibazo you will have a problem. mu buryo bisobanutse In one way that is ni more ukuvuga clear, ngo umwuka wera hamwe the Holy natwe Spirit with us, umwuka wera the Holy Spirit, niwe uri imbere He is the one in front. inzira yakurikiye The way He goes to, nanje niyo that's the way I'm going to go numbaza to. ngo se kurajyayo Do not ask me where I'm going. If you ask me, I'll Njyewe tell you. n'umwuka wera I'm following the Holy dufatikanyije Spirit. inzira nyuze mu We buzima. have the same way. ariko iyo mpinduye gutya But if we change the direction, njyewe n'umwuka wera me and the musubiza Holy inyuma. Spirit, it means I've put the Holy Hajya Spirit imbere, behind me wazumaza and ngo se He's kurajya following me. And when they ask me where am I going, ko ndagiriye kandi twabona ko umwuka wera nawe I'm going anywhere I Akurikije. want and the Holy Spirit is following me. dore uko bigenda rero This is what happens. iyo uhinduye gutya When you change the direction, imana izishigikira imigambi yayo God izishigikira imitekererzo supports z'abantu. His will. iyo kuri imana igiye imbere gutya When God goes in front, murajyana you go with Him. iyo ushatse kuyishindura When you ukajya want to imbere go astray, tikurikira He does not follow. muvuge ngo haleluya Hallelujah. mwongere cyane haleluya Hallelujah. impamvu The reason, iyo usomye mu ijambo ry'imana when you read in the Word of God, ntabwo bibiliya ntabwo bishobora kuba uko bibiliya ivuga muri what the ordre y'ibintu Bible bikurikirana says, the way things are following each other. nusoma neza muri bibiliya If you read in the Bible carefully, nibashyiraho texte hariya muri yohana igice cya 16 umurongo John chapter wa 16. 13 verse 13, uwo mwuka w'ukuri naza however, when the Spirit of truth has azagira come, gute azabayobora mu kuri kose He will guide you into all truth. mwuka wera ni iki Who's the Holy Spirit? turi muri pentecote We are in pentecote ni iki Pentecost. What is Pentecost? nuko twabonye iki Is that we have Umuyobozi. seen, we have received a leader. niyo mpamvu banditse bavuga ngo umwuka wera hamwe natwe That's why the Après word avoir, said the Holy Spirit. muri deba yari with us. itugoye I itunaniye guess the cyane debate that was twakoze heard for deba us, we ikomeye had a very great debate, ariko mwuka wera yamurikiye but ibyanditswe the byera Holy Spirit has lightened up on His arangije word. kumurikira And after lightening tugiye up, gufata icyemezo we are going to cyavuye decide mwiyerekwa n'umuyobozi umwuka accordingly to the yavuze revelation turasinye that mwuka the wera Holy hamwe Spirit natwe over. ibyo mugomba We pray that kubahiriza the Holy Spirit will be with ibya us. mbere byahindutse The kuko first umwuka things wera have changed yayoboye because the Holy Spirit led us. kuko bari bafite ikibazo gikomeye They had a very great baja mu problem. byanditswe byera Let's go into the word. umunsi umwe twari mu nama One koleje day we had a meeting. icyo gihe twayitaga conseil pastoral We would call hari it, abashumba benshi bari abatari perimana ariko dukora many inama pastors were there. dukora deba ku kibazo We cyari gihari had gikomeye a very good debate on bamwe regarding bakavuga with ibi the issue abandi we had. bakavuga ibi abandi Some will bakavuga ibi say abandi different bakavuga ibi things and the opposite ones. nyuma yaho But after that, umwe mu bapastori one yari of the yicyacecetse pastors had sat and was abona quiet. byabuze gica And he saw that they had no abona twananiwe had any gutanga conclusion. conclusion We had failed to get a conclusion. azamura ukuboko gutya He raised his hand ati wowe niko ushaka kuvuga and we asked him what he aratubwira wanted ati to se say. ko mpaye mbona habaye za parti nyinshi bamwe abaha aha n'aha He aha said, I'm n'aha seeing we aha have n'aha so many parties, some are Uje saying mfite this, igitekerezo. others that. ese ko twatekereje gutya gusa I have an idea, the way we thought of doing this. twakwibajije ikibazo ngo se Why don't bibiliya we yo ask ourselves ijambo ry'imana riravuga hiki about what the Bible is saying about this? kandi yabivuze mu gifaransa And he said it in French. se ko tutibaza Why and Ico aren't we Bibiliya asking kihaye ourselves what the Bible says about this? twese aho twari twicaye twama dusubira inyuma And we twegamira all intebe leaned back twese kimya and we kept kuvuga ngo- quiet. ko murashaka gutanga umurongo cyane kandi hari cyatanze umurongo kera It's like you want to give a line to Nimujye follow when the muturebe Bible has already icyo given the Bibiliya line. yapuya Let's icyo go Bibiliya into the ishigikira word, what the word of God is kizaba saying. ariko kuri And that will be the truth to follow. abapasiteri dusubira muri bibiliya And all the pastors went back to the tangiye Bible, guhindura started to dutangiye read, guhindura started to read. yaraducecekesheje And he did shut us down. inyuma yaho And tuja after gufata that, icyemezo
we decided that the Holy Spirit with us. icyo twari twagonganyeho mwuka wera aciye urubanza ni uzuke The muri Holy mpaka Spirit so was a good judge. mu by'Imana In ni Holy every Spirit. godly thing, He is a judge. ntabwo ari ibitekerezo bya Aroni It's bya Deo not my byandi thoughts or those thoughts. nimba uri n'umuvugabutumwa runaka ukavuga If you're a ushaka preacher and you speak the way you want, nzagukurikira ariko we will ikemura follow mpaka you, but ni the ijambo church is the word ry'Imana of God. sekedi What He says, the word of God. What the word of God says. reka mbereke Let me show you. Bibiliya rero nimba mwuka wera azasobanura If the Holy Spirit mwuka explains, wera niba azayobora ni umuyobozi The niyo Holy verite Spirit ya mbere kuri guides. kwa mbere That's the niki first cyazanye umwuka wera what brought the Holy Spirit? yaje kuyobora He came to guide. umwuka wera yaje gutanga icyerekezo He came to give the direction. umwuka wera yaje guhishura ukuri He came nyako to reveal the whole truth. sema haleluya Hallelujah. umwuka wera yaje gutanga The ukuri Holy Spirit came itorero to give us rigenderaho truth. ubuzima The bwanje truth that bugenderaho the church will follow, kampani my zigenderaho life, the ingo old zacu zigenderaho Our homes will follow. ikintu cyose uzaza wandika Everything you utavuze ngo write umwuka wera hamwe without nawe putting the Holy Spirit with me. abantu bakakugira inama ariko And bayoboye people urugo give you neza the ideas of how to lead. ngo ngo niko mbitekereza wowe And you say, that's how I think of it. n'ibitekerezo uzabisenya You will destroy your own thoughts. nigeze kuganira na couple imwe yagize ibibazo I once talked to a couple mpora that mbivuga hano had mpaye issues. nsezeranya kenshi I always say nicyo it's kintu here cyantangaje when muri I'm kese helping nahuye people nazo get muri married. mariage Among us all the cases ngo I bamare met with. kuvuga And after they talked, numva ko ijwi mu mutima rimbwira ngo aba bantu I nta felt kindi a voice cyabakemura in my heart. tuhareze umugabo ngo ukondane umugore You cannot tukondane judge umugore the wife nguhereze umugabo and condemn the Kandi wife bose ni or the abanyamakosa. wife and condemn the husband. umwuka wera atanze inzira ituma And the ibibazo Holy bikemuka Spirit gave away. ndababwira ngo mada And that's the bagarutse wife. ga nabaheje umwe ariko nganira n'umwe I talked to one, ndamubwira ngo watsinze umugabo to wawe one, and I told wamutsinze the wife, you urubanza really waruganye conquered kabiri over your wife, your husband. hindukirana umugabo nawe And I watsinze talked umugore wawe to the husband that you really conquered over noneho your bimba wife. barandira tese pastor ni gute abantu babiri batsindana And they mwatsindanye asked me, kabisa how can two people win nta the argument? mutagatifu urimo No one is perfect. ariko hari ikibazo umwuka wera abafasha kugira ngo mubane Only the Holy Spirit can help you live hindukira together. ubwire umugore wawe ngo Look pardon at your wife and mbabarira. say sorry. nawe madame hindukira And ubwire your umugabo wife, wawe look at your husband and say sorry. barananira They failed. ndababwira ngo umwuka wera hamwe nanje mwasanze And the Yambwiye Holy ngo Spirit with me that you have approached told me to speak this to you. oya uko ntekereza uko And they utekereza say the oya, way I umwuka think. yagufasha. If the Holy Spirit says something, how do you follow your own thoughts? umwuka wera rero The Holy Spirit, umuyobozi niwe uziyobora ibintu He's byose the one who guides everything. noneho rero kugira ngo tube paratike And for us to be Ayobora practical, ate? how does He lead? mwarimu iyo yigishije yigisha afite iki When a teacher teaches, how does he teach? ntagira Which ibikoresho tools akoresha that he uses? ntafite ibitabo He has the books. azayoboza ijambo ry'Imana He teaches with the word of God. abantu benshi baza bava ngo jewe sinza numva icyo Imana Say, ishaka I yambwiye don't ngo iki understand azayoboza what the ijambo Lord wants, Yeah. but the Holy Spirit truly teaches through the word. ndasoma imirongo ibiri nimara I'll ndangiza read 2 lines and then we'll conclude. aho uzamenyera ko utagihaye Why you uyoborwa know that n'umwuka you're no wera longer being ari led wewe with na the Holy mwuka Spirit. wera apana si mwuka wera You nawe with the Holy Spirit and no longer the nutatira uko Holy ijambo Spirit. rivuga If uzaba you start wakuyemo to go Holy astray Spirit from kuko the mwuka word, wera avugira mu ijambo Because the Holy Spirit works through the word. hari amahame rero yo kwemera kuyoborwa There n'umwuka are wera principles of being led by the Holy Spirit. Pawulo arandika hariya Paul wrote and said, yandikira abakorinto he wrote to the Corinthians, ba mbere igice cya 4 umurongo wa 6 chapter 4, verse 6. muvuga ngo haleluya Say hallelujah. ngira ngo murakuze muzamwumva ibyanditswe Now I think ni you nihuta understand muraja the word. kubinterpreta mugeze mu rugo You can interpret it at home. ngo nuko bene data ibyo mzigereranijeho jewe na Apolo ku bwanyu kubacira umugani kugira ngo ibyo mvuze kuri twe bibigishe kudatekereza birenze ibyanditswe
musome amateka itwere kwa You bwa can rero read the scripture. arababwira ngo And he ndabasaba told them, "And I ask you kudatekereza not to think ibirenze." beyond what is written. soma mu cyongereza ma uwa mbere yasomye mu gifaransa numva bitagize ngasoma mu cyongereza. Now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sake, that you may learn in us not to think beyond what is written. nakompaye shaka beyond That you may learn Beyond in us what not to think is beyond what is written. beyond ni ukuvuga tubona ubu ngubu hano saha bigarukira This is the iyo surface. ndengeje If I go beyond, nimuvuge ngo beyond. mu cyongereza mu gifaransa byavuga gute ubitranslatinze. What would you say in French? Il ne faut jamais dépasser les limites, Do aller not go au-delà. beyond your limit. Hari domaine itazikandagirwamo There's a domain that can now be exceeded. niyo urengeje ibyanditswe And when byera you exceed what is uko Bibiliya written, yanditse ukaja beyond. and you go beyond what the Word of God says, Ico gihe deja it ubuhindu. means you have changed the direction. Bibiliya y'ikinyarwanda iravuga ngo The Kinyarwanda Bible says, ntimugatekereze ibirenze ibyanditswe. do not think beyond what is written. Nuzaza ubona umuntu ukaravuga When you see someone speaking, ukabona Aroni karigisha and you see Pastor Ron teaching, ugakurikira YouTube and you follow the YouTube, ukagira gute and you do anything, uzi umenya ngo ese uriya muntu aracyari muri always know, limite za is Holy this Spirit. person still in the limits of the Word? Beyond Going beyond ibirenze whatever is Ibyanditswe. more ndashaka than kubabwira what iki is written. ibyanditswe byera sikirage The word, the Holy Scriptures are not the mute. ngo ubivuganire biza byivugira neza Do not kiriya- speak for them, they can speak for themselves. Amen. nimuvuge ngo beyond muvuge ngo au-delà ibirenze byanditswe. More than what is written. tuje muri Petero ubu Let's ndarangije. go to Peter. iyo usomye mu rwandiko Pawulo yandimo urwandiko rwa kabiri rwa Petero When you read in 2 Peter, sifa kwa Mungu. praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. iyo usomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero When you read in 2 Peter chapter 1, haravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. and so we Come have the on. prophetic word confirmed. nimuvuge ngo rirushaho gukomera. ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. And so we have the prophetic word iri confirmed. ngiri nimufate za Bibiliya mwese. Take the ijambo Bible. ryahanuwe rirushaho The gukomera word, the prophetic word. ngo kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho. In which you do well to C'est- heed. c'est pour votre avantage. It's for your own advantage. C'est pour votre intérêt. Ni Ni kubw'inyungu ku nyungu zawe. yawe. Ibyo gatiriza arikuka umugisha wawe The ni word of ukubyitaho. God cannot change. For your only blessing noneho araba ngo is to muzaba heed, mukoze neza nimuryitaho. which ngo you do kuko well to rimeze heed. nk'itabaza For is as light rimurikira that ahacuze umwijima. shines in a niryo dark ryonyine place. riza rigenda It's rimurikira the ahacuze only thing that umwijima. will shine where the dark ijambo place ry'Imana is. nta kindi The kintu na word of kimwe. God, there is nothing noneho else. aravuga ngo ahacuze umwijima If I tell rigakesha the ijoro words there is the darkness ngo rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu until the day dawn izabandurira mu mitima yacu. raises ni in ukuvuga your ngo iri heart. jambo ni ry'Imana yatanze This is the word rizayobora of God that God rikagenda offered. gutya that will riyobora. continue to inyenyeri yo lead mu your ruturuturu path. ni Yesu And the morning stars is Jesus. kuzageza umunsi Yesu azazamura Until itorero. the day Jesus will come. nta kindi in the gishobora morning kuzaridinga itorero keretse There is ijambo nothing ry'Imana else that gusa. will protect the church apart from the word. muvuge ngo haleluya. Hallelujah. kugeza igihe inyenyeri yo mu Until ruturuturu when the star in the morning iyo nyenyeri dawn. ni Yesu. And this star is Jesus. umurongo wa 20 Verse 20. mwumva uko havuga This is what it says. ngo ariko Knowing this mubanze first, kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe ibi mu byanditswe knowing this first, there is no prophecy bubasha of the scripture gusobanurwa uko umuntu is of any private interpretation. beyond yagarutse. The beyond has come back.
ufite uburenganzira bwo You gusobanura have no right to interpret uko wishakiye. the word the way you want. Ntabwo ntibivuga bakusoma mu Cyongereza. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. Private. Ariko none mu Gifaransa bavuze ngo d'une façon particulière. In your own Ariko noneho hano particular, bavuze jamais, never. private interpretation. Ce n'est pas du domaine privé. It's not a private domain. Comme haye mundeba gutya muvuga ngo amen. Say amen. Ubu simpaye nigisha ubutumwa bwa bundi gusaba kuvuga ko ndigisha ubutumwa buri pratique. Ndaje kubabwira I'm impamvu teaching nabwishije a nk'umushumba. practical word, and I'll tell you why. Kandi hari igihega uza wumva buriya umupasitori utari informe udakurikirana amakuru ngo arebe isi iyihaye ijya nitutazaza tubamurikisha ijambo ry'Imana If you don't lead you with the word, pas jamais d'une façon, d'une manière particulière. Non. Do not. I cannot interpret the word the way I want. Only the word will interpret itself. Ne jamais aller beyond. Do not go beyond. Private. Do not have your own your private interpretation. Mfite l'apanage nije It's like ufite saying you have the right. l'apanage niko kuvuga ngo nije ufite uburenganzira It's peke. like saying I have my own right. Urasoma You read ufite the word, uburenganzira you kuko have mpagaze the imbere right to yawe. read, Nindangiza but after, tunimira nanje ce n'est pas privé. Mfite bibiri. it's not private. I have the Bible. Nanje ngifate ngisome. I'll also take the Bible and read it. Kubwire ngo esaho ko And I'll warengeje. tell you, what have you done? Muza mucaranginga njewe pastor wanyu senior pastor. Challenge me Challenging as your pastor pastor. cyangwa Celestin Challenge n'umuvuga butumwa any wese pastor n'abamutamba. and every Ariko preacher. abigishwa Ask him. nari mu bapapa nanezerewe cyane Dr. Nyasa I yoboye. was Ngo in abigishwa the b'Iberoya fathers. ngo bari abayuda ngo bari beza The kuruta Jew were Tesalonike. good more Ngo than basuzumaga umunsi they ku wundi would izo bigishijwe ko ari uko. read the word as they were preached Ntabwo to. ari manière privée ufite Bible. It's not a private thing. You have your Umurongo own wanyu. Bible, you can read it. The last line, Umurongo wanyu. the Ngo last kuko verse. ari nta bahanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu ahubwo abantu b'Imana babuvugaga ibizavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. For prophecy never came by the will of man, but the Bible. holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. The Holy Spirit. Sifa kwa Mungu. Praise the Lord. Twebwe Mwuka Wera hamwe The Holy Spirit with us. iki cyanditswe cyaturutse kuki. Where did this scripture come from? Tugomba kuzaza tuganira n'abantu. That's how we need to talk. Torero Have a ry'Imana. conversation. Church of God. Nabajije abo muri service ya mbere I asked the congregation from the first service, ndababaza gutya ngo and I asked them this. abakurikiye amakuru umubare bamaze gutora muri ririya shamba ryo muri Kenya z'abantu aho bamaze gucukura umubare maze kugera ku bangana gute abaza bakurikira amakuru How many people muri rya have, torero ry'ujya mu pastor wigishije bamaze kuba nka magana ngahe irengeje bishwe na kolera bishwe na masaso bishwe na covid bishwe n'iki na interpretation beyond. they were killed by the wrong interpretation of the word. Interpretation beyond. The Ni bombe interpretation atomique. that is beyond is a bomb. Oya shiraho bombe atomique. It's a bomb, atomic. Atomic bomb. Kandi ikintu cyatangaje And what amazed me nakurikiye ariya makuru is I neza follow the news numva carefully. ko agahinda kanuzura And ndababa I felt so sad. kubona umwana Seeing a w'umusore young man. nari represence burya hari ibintu mutama yigeze kutwigisha There Paulo are some yandika ngo ngeze things ko igihe that bishukwa ku Pastor gicaniro Mutama told us. noneho aravuga ngo igihe narimo And soma he said as ngo I was narebye reading, Paulo mu gahinda arimo I Paulo saw asezera Paul itorero ngo yakoreye igihe kirekire saying goodbye ngo to the yishyira mu church mwanya he we served. hari And igihe I put mutaza gushyira myself mu in mwanya his, wawe sometimes we don't put ourselves in Ndashaka kubabaza. others' shoes. I want to ask you,
babaye ari nk'abahungu bawe n'abakobwa bawe binjiririya sha if it's where it was your daughters and your sons going to that forest. kandi ntabwo icyabagize kuri harimo ijambo ry'Imana dore gusa yarayimveshije gutya He ntabwo ari just Holy Spirit went astray from the word. It wasn't the Holy Spirit. n'umuvugabutumwa It was the preacher and Na the Holy Holy Spirit. Spirit, not the Holy Spirit with kuko the harimo preacher. agace ka Holy There Spirit is a part of the Holy Spirit hakabamo and a part n'ibitekerezo by'umuntu gusa of iby'umuntu the biragenda thoughts of a man. nibyo byayoboye kwiyiriza Fasting, ni muri Bibiliya musubize ariko fasting is in the word. kugira ngo Imana isubize si muri For Bibiliya God to answer Iyo ni Holy it in Spirit. the word of God. uyu mudayimoni ntiyojanwa n'ikintu icyo ari cyo cyose This demon keretse cannot be kwiyiriza taken away no gusenga si apart from fasting and praying. That's what the word says. iyo agarukira When he would have stopped from maze there rero akandagira beyond and he stepped beyond. mwirize kugeza mupfuye niho Fast muzahura until you nande die. That's when you will meet with God. nimwumva amajaribu That's an abomination. none se muzamubwira ngo yoza akakubwira ngo wirize kugeza upfuye adakoresheje Bibiliya hakagira Do you umwumva think anyone can interpret this word without No, using nta the word muntu of wese God? uzatera And imbere anyone ngo will listen. ibyo ashaka muri we ngo ayobore No atainterprese one will kuko Bibiliya nizo mbaraga advance unless they use the word to do what they want. ariko nanjye nshinzwe kumenya ngo se But beyond also I'm concerned to know what has gone beyond. nabwiye abasavisi ya mbere jewe I spoke to sinzatangazwa the n'uriya people in mwarimu the first gusa service. I'm not amazed by the teacher ese mwebwe only. muzamutangarira umwarimu jewe ikiza kintangaza What ni amazed me abakirisitu is this, b'imperuka the Christians of last days. umuntu w'umugabo kuza akambwira ngo A man niyirize ndine coming mfa to tell me to naje fast nkemera until I uyu mugabo die. niwe ufite And ikibazo then I say, cyangwa nawe yes, ni wowe ugifite is cyane this man who has wowe a ubwira problem or I'm ubwenge the one, the listener has a problem? maze abapasiteri b'abandi abavugabutumwa b'abandi baragatoye And other people, other pastors have met umuntu with akaza akambwira problems. ngo Holy Spirit irambwiye The pastor Holy Spirit has ngo spoken ya to me mafaranga yose bari kurihira that umwana all wawe the money that wawe you ngo umwuka were arambwiye ngo going, uyampereze ngo that niko you are umwuka going to mbwiye pay to the school fees for a child, bring siko it to me. bizabivuga niko umwuka mbwiye That's what you say. nawe nyine ukama And for you, you wirukanka go and bring the money you're ugahurutura supposed to amafaranga pay yose for wari kurihira son minerivare and daughters' ngo umwuka school wera fees. yahaye The umunyenda Holy Spirit has given w'inda a nini revelation, w'igisambo a greedy ngo muhereze person, amafaranga ngo niko that I umwuka go yamubwiye and give the money to that greedy person. nomubwira ngo ugende ubwire I iyo will mana tell you, go yagutumye and tell n'uwo your mwuka God wera has sent you. umubwire ngo The Holy nansi Spirit, I've said no. sibyo avuga atase shingiye ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Basing on the word umuntu that utita ku muryango we The one who does ngo ari not take inyuma care of his y'umupagani family is ntabwo Bibiliya rero beyond, far away yakontereza ijambo beyond ryayo the pagan. ngo nguhereze amafaranga urye umwana wanjye I areke give kwiga you Ce money n'est pas biblique. and I fail to feed my kids. nazanye ikibando njyewe If I bring kaza a guca cane, urubanza if I bring a stick, kaza guca urubanza and I kabisa come to judge kazana this, uwo muhanuzi akaza agahagarara I nkamubaza will come and niko wazijyanye ati thou saying, nazijyanye I will did you nawe take nyine the wazimuhaye money? And ati you gave the naziguhaye money. Yes, I nubwo gave nubaha them. mama konsili namubwira ngo ugirinda yatekere wirukange wigendere kabwira abantu bazi guhana mubanze murambike umudamu utagira ubwenge mumukubita ibiboko by'umwuka You wera beat him kugira ngo ubutaha atazongera with the kubigira holy canes. umutwe wawe uzutekereze In your head, do you uragiye really wicaye think mu ishamba you go and sit in Mana, the mana, forest ohoye. praying until when you die? mbwere ko tutajyanye ngo duhwererane nawe Why didn't we go together and die together? muze mubabwira ngo ino tubanze tujyane mu ishamba You tell them, let's go wiyirize nanjye together. niyirize Fast and nibwera duhwererane if I die, we die together. tugomba gutunga abakirisitu We bakize mu need to mutwe have bawe the Christians with a clear mindset. ese ubu tuzaba abashumba b'imyaka How will mirongo we ine be the pastors who dutunga have spent over urubyiruko 40 bakaranga years kabaye bakaranga inyama and we have the rujyo youth who is being taken astray, like dufate abamama take the women, the bakarange mothers, gutya they n'abapapa bazaba just bakaranga use you however they want. umunsi umwe nigeze kubwira One umumama umwe day I yigeze spoke to a kumusanga woman, she found us somewhere mu biro
naraha aharo here in my office. sinakunda kuvuga za kese I nahura don't nazo like to speak of the arambwira ngo cases pastor I naje met. kukubaza And the woman Kumbaza asked me, iki? I've come to ati ask ikibazo you nahuye naco wahuye the problem n'iki that I've met. Which problem have you met ati with? nahuye n'umuntu ayi nihuse sinzi abafaransa ko bahayumva ati nahuye n'umuntu arambwira ngo I deliverance met with a person and taught Yes, to me about deliverance. deliverance. c'est biblique And I said, yes, deliverance is yarayigukoreye biblical. neza se Did he do it well? ubwo nyine wari ufite imiryango wagombaga gukinga mama And I told her, maybe Atari you ko have some waretse- doors. waretse nkarangiza And she asked me to Urarangiza stop until I ibiki? finish. ati uburyo deliverance yakozwe And the way deliverance was done. yakozwe ite How was it done? ati yarambwiye kugira ngo nkire imyuka mibi And agomba he kunsiga asked me amavuta that for me to Asante. be delivered, he Amavuta has nayo to yaranditswe anoint me muri with the Bibiliya. oil. And I said, yes, the oil ngo is in the umuntu Bible. nahagira ahamagara abashumba bamusukeho amavuta And bamusengere if nabyo someone wants to biranditswe be delivered, call upon the process to anoint him and oil him. nongereho akandi And I added something ngo umubiri wose on the whole body. biracitse noneho numva beyond irinjiye And I saw that the beyond ayiwe muvuga ngo haleluya Hallelujah. nama numva ko And beyond I felt yinjiye that the beyond has beyond already ngo yinjiye entered. nama nkanura amaso And I started to open my eyes so wide. abaza baza mu biro byanje And muramenyereye those who come into my office, you ndagira know ngo me. nicyo gituma benshi none mutaza that's why mwirukanka many of cyane ngo you mupfe don't kwinjiramo iyo ugeze ahantu hakomeye When you go to somewhere that you go beyond, I open my eyes so wide. imyenda yose All agusige your umubiri clothes, wose you removed it. je suis to intéressé be oiled. ngaho ikomeze And No, I no, asked her to araceceka continue. arahagara. And she kept quiet. ndamubaza umubiri wose And ati I asked the whole body. uwari gukora deliverance ninde And I asked who was doing the deliverance. ngira ngo none niyenda nka mama konsili wawe deliver I undi say mumama maybe it was akamusiga Mama amavuta Konsili niyenda mbo doing je peux the tolérer deliverance un to peu, another ngira woman. amatsiko noneho And numva I was yagiye so beyond curious noneho to ndebe know ko byabaye because she beyond had cyane gone beyond, so uwo beyond bakudelivre measure. yari iki yari umugabo And yari he umugabo was ati yari a umugabo man or a woman, and she said it was a man. aho asiga inyuma y'imyenda se cyangwa he said, tuvaga nawe "Oh, be pasiteri behind none the se baza basiba cloth inyuma of-" y'imyenda imyenda ni umubiri And the woman asked me, how can they smear me all the none se outside? yaragusize umubiri wose Oh, so he smeared you on the whole body? igiti kizakivuga bi yaragusize heart umubiri wose ati si cyo cyanzanye hano kukubwira uko And what brought me here is to know what happened that day. maze ndamubwira ngo ndamuka undebe mu maso And I told her to look straight Kandi yari into umugore my ukuze. eyes. unamuka I told her, put your face up and look it straight in my eyes. arandeba we And she looked at me. ugira ubwenge Do you have sense? maze muzaha ngo tubasengere twaragowe You always come tumaze here kumera and say nk'ibishishwa we pray for by'ibitoki you. We have, mwizanira ingorane ngo you bring abapasiteri troubles to yourself and you come to the pastors. You were nabuze inkoni you're dumb. Are you fool? niye kumubwira ngo sohoka kwenda muguru ngano Get out, go. noneho ngo numve merewe nabi ndamubwira ngo urambwira uwo mugabo uwo And ninde I was like, you need to tell me that oya man. niba tusohoka mu You won't get out of this office before you uwo tell ni me this ikirura person. ngiye kumumenya That atazica abandi person is a devil. Fungumya, He's mwiriwe killing umuntu. other people. And I closed the door, told her to tell me the person. ni evangeliste And she said, waje evangelist. kumuvuga ibigeragezo biri tubindi sanga ndamuzi And I find I know this man. n'ubu tuzaduhura nawe And this time ariko we nyine meet. ndamubwira ngo turajyana nawe And I said, we'll go together. ariko ikintu cyantangaje si uwo muvuga butumwa And what amazed me is not this umukozi w'imana pastor. umukecuru w'imyaka 50 A ubu mushuka 50-year-old, nka bebe w'imyaka 5 how can you niko madamu deceive her like a visi young perezida girl? uwo tunga nk'umudamu nk'abo muri badamu uyoboye ukamerera gute How can you deceive an old lady? maze gamuzamugenda na za bibiliya And then you work with ngo the ndasenga. Bible, Vide, rising umutwe up utarimo n'ikintu na kimwe empty head with babaramiza nothing amazi in it. y'ibirohwa mwirirwa It's like mugotomera it has so water is in it only. bibiliya yagiye Where did the Bible go? ndarangije I'm concluding. nimba munange ga If you Vuga had jewe, me, had me. it's imana okay. yarambwiye ngo arone God umwuka has nizaza spoke to nkubwira me ngo uze uvuga iki that if kintu the Holy Spirit tells you to do this, tuzabe to say pasiteri this, uze uhinduka do umuvuga not butumwa be a pastor. Speak of what I tell you to speak. pasiteri yama yicara ku ntebe di And their pastor seats. protokole On zimwe a chair. zituruka aha Some izindi are- zituruka aha
some abandi ni ushers from beseni one side, n'amazi angana and gutya she's really koza ibirenge ushered. sha Wash my feet. mwabakristo mwese mwe kugira ngo All mugire of umugisha you, the Christian, for you to get shini a y'ibi birenge blessing. amazi bazaza Come and boza wash my yakandagiye feet. ubutumwa bwiza And the water yazamutse imisozi ibirenge that by'umugaragu the w'Imana feet that are Yoshua going to yarabwiwe the ngo aho nzaza mountains. nkandagira hose umugisha uturuka kuri ibi birenge And the aho muzaza blessing that mukandagira comes mwese wherever you step. muza muhanyura mutega umutwe Come and put your heads on these feet of mine. roza kamahera hariya And the rose come. nzabakandagiza amazi muzaza muyagotomera And I start with you with the water. amabanyura hariya umutwe They start to vugu put their vugu vugu heads. barakaza Yesu They come. haleluya bazi no kugira amayeri nyine haleluya And they know how Whereas- to deceive people. barakaza Yesu The blessings of Jesus. madame weras Madame barakaza Wera's Yesu blessings of God. babara barakaza Yesu abandi hariya bagatangira kuvuga ku ndimi paragasha paragasha And others paragasha haleluya speak in mutumishi wa tongues. Yesu mutumishi wa Hallelujah, the Yesu servant of Jesus. uyu mupasiteri niwe wakubitwa ibiboko cyangwa ni wewe Is the one who's supposed to be beaten is the pastor or these people? yagiye beyond They went beyond. nimuvuge mwese beyond Say beyond. icyo mpaye ndwanya njewe While I'm mwuka yambwiye fighting against Icyo what the Holy Pentecost Spirit told isobanura. me, what Pentecost means ni ukurinda mwebwe is to abakristo protect you like Christians. kutazaza mwigisha beyond Do not teach icyo beyond ijambo ry'Imana what the rivuga Word of God says. icya kabiri The second, mutazaza mwakira ibiri beyond do not receive what is beyond. sema haleluya Say hallelujah. sema haleluya Hallelujah. inyigisho nyinshi mufite ingo zihazisenyuka hagati yanyu The mwebwe teachings that you have in new homes and your marriages are being broken. ariko nakunze uriya mugabo apostle Ciza I love that man called ejo Apostle bundi Jesus. atwigisha When he taught us, abaridas ndabyivugiye wenyine he spoke it by himself. ngumwe nimba ari wo mu muryango ngo aza kumubwira pasiteri One of the family come and tell you, Pastor, mbere yuko dusenga afite before we ijambo pray, I have a word. ngomba kukubwira rijyanye There's na a word I madame need wawe to tell you that goes with your wife. n'uwo mu muryango nimba ari muri umuntu He's wese yavuze ngo from yarimo the twari turi kumwe family. wa munsi yarya Were we together? yari acumbikiye ariko mbere yuko dusenga Before mfite we pray, I ijambo have a word ngomba kukubwira that I have to tell you. undi ati gwiki And another one say, what? uvuze ute What did you just say? ijambo A word. ijambo A kuri word. madame wowe You. umbwira ijambo kuri Tell madame me a wawe word about my wife. urinde Who are you? yaradusekeje aratubwira ngo nimba yaranabivuze ahandi ntabizi ngo ntiyohura n'ibyo ati kuko madame wanje niwe nje My wife is nta me. muntu woja hagati No one can come between my wife and I. kandi nibyo And that's true. ukintu Imana yasobanuriye mu God buzima has bwanjye interpreted ko this muza to mubona me. byenda nubwo naceceka bukeya Even though I keep ndapfa quiet kubisaza ngo mvuge ubuzima bwanjye bwose my whole life, Imana yanigishije ko God has taught buriya muza me mubona njye na madame wa yaba arinde tu ne peux pas nta muntu wotinyuka no one can dare coming Nuwawe. to my ears speaking to me about Nuwawe. my wife. niyo byakomeye nkabona hari imwe yahuye n'intamara kamubwira ngo urukundo rwa mbere n'urwanje njyewe nawe The first love abandi is mine uzubareka and ku isi yours. ntawubaho The others don't exist. nawe icyonsenye ni wowe abandi bazavuga ibyo bashaka everything, ariko wowe let them wavuze ngo say yego whatever. ntakintu na kimwe There is nothing. ariko mbabwire But let me tell you, abantu basigaye batelegida ingo people have come into bari mu the Rwanda homes. bari muri Kenya They bari fight muri from Congo Kenya, different bagasenya ingo ziri countries. muri Australia And they bagasenya ingo ziri muri separate the Amerika house that in Australia, bagasenya in America. umuntu akamubwira ngo umuhanuzi They tell yampanuriye you the servant naho of God has prophesied yashatse ibyo to me. ashaka They were looking for what they agateretusha want. akamubwira amakuru They tell him nzaguha some amafaranga news. I'll give kugira you ngo money. byumvikane ngo wowe na mwuka And wera for you, kandi ari so we that they'll know that the mwuka Holy wera nawe Spirit and you, Ngaho and yet it's you and the Holy Spirit. mwe Minus. umuntu akaza akamubwira ngo umwuka yambwiye ngo uzashakwa na naka
And the Holy Spirit says, you'll get married with this person. ayiwe uramukunda se atoya none uzabana n'umuntu udakunda uwo mwuka And wera I uzukuzanira assume, ikigeragezo I love udakunda this person. n'umwuka wera Do you love this person? No. So how are you going to get married with someone undi that you don't yasimbuka love? akamuzanira undi muhungu And they jewe bring Imana another yambwiye guy. ngo God umukobwa noneho akagira told ubwenge me, se naje nzashaka abagabo babiri umugore umwe azagira abagabo ba how will I marry with two men? sibyo bibamaze That's what is taking you amajosi astray. mwirirwa mu byumba You're mugorora always amajosi in mupanurire praying, straightening baraguhanurira your iki cy'umwuka wera atavuga necks. nimugende mutuze mu ngo zanyu mugire ubwenge Go in your musome home, ijambo ry'Imana Bibiliya wisdom, read the ifate word of icyicaro mu God, miryango read the yanyu word, and put an altar in your homes. Bibiliya ifate icyicaro mu Let the miryango yanyu Bible take a Bibiliya seat ifate in your home. icyicaro Let the mu Bible mutima take a wawe seat in your Bibiliya heart. ifate icyicaro mu Let the itorero Bible take a seat in the church. sema haleluya Say hallelujah. nabwiye abana batura I spoke to some people. nagize mu icumweru cyose I spent there a kandi whole ubutumwa week. baratanze muri nibature bari ubw'itorero ryose It was a morning ndababwira devotion. ngo nje And uyu I ubona spoke to them. pasiteri If you see me senior pastor, pastor senior pastor, senior pastor ubona hano wicaye muri Kimisagara a ntabwo senior Imana pastor yo of pfa Kimisagara. kugira gushya gusa umuntu azaza akambwira Imana yambwiye ku itorero People come and tell you church, baza bakajigira mu they say that and they shake themselves. kandi iyo waje ngo uri umuhanuzi sinza mpumiriza When you bring, guma ngo hiririri komeza uvuge umwuka and I arambwiye let you speak whatever you want to yarangiza say. mbwira uko akubwiye And I tell the person, tell me what the Holy Spirit has itorero told you. rizagira The gutya church. kandi barambwiye ngo And nzaje the hano ku Holy Spirit is gatuti telling aba nje you, uvuga come on the pulpit. okay kamwumva urakoze Imana iguha umugisha nkabwandika Let's say, God bless you, write down. wavuze icya kabiri wavuze ngo ni wowe ubuvuga yes okay And the second, I asked him, No gusaba to say nk'umushumba. that you're the one who will speak. nkamusomera rya jambo muzayishuwe And I rivuga ngo speak to him about the word. ubwire marayika w'itorero rya Tell Efeso the angel of uwo the marayika church. bibiri zivuga ngo ninde nabari bayoboye itorero rya Efeso Jasmirin ubwire marayika washikije Tell kuri the marayika angel. w'itorero And speak to the angel of the church. ahasigaye utahe neza baguhe na tike neza nubona ubu butumwa amaze kubugenzura ngasanga ari ukuri butavuzwe tuzabibazwa hoya nitavuga Imana yambwiye ngo izakora iki God has told me to speak. terrorisme ireke sinza mbaterorize Be calm. ninda wabwiye ko arone yabaterorize cyangwa se umushumba nka Pastor Deona no tuzi Bibiliya keretse If ubutumwa you don't know budasohoje the Bible, the reason why you speak of unnecessary things is because you don't read the word. tutabarinze If ubuhanuzi we don't bwose protect you from uje all wese agapfa the guhagarara hano prophecies, akabombarida and everyone who comes brings their yavuga bones. n'ibidakwiriye kuvuga kuko Imana ikubwiye icyo uvuga ikubwira n'uburyo If ukivuga God tells you what to say, yabikwemerera. they tell you what to say too, how ariko to niyo say it. tutavuga nimusome Bibiliya Read the ndashoje word. nimuvuge mwese ngo nimusome Bibiliya Say, mwongere cyane nimusome Bibiliya umuntu umwe nasezeranije hano there's one person I helped get akaza married here, akambwira ngo Came yaje and told gushaka me. ngo undi mugore ngo nimusezeranye and he told me he's going to get another wife. naje gusobanukirwa nemezwa n'umwuka ngo yuko narakunze mbere titwaba tugishakanya aja mu Bubirigi ngo niwe mugore wanje uyu napfuye guhura nawe par accident umuhura nawe par accident uraza ngo dusezerane You met a murasezerane person by none byabaye accident, par you accident said you ungarutse get imbere married, naragusezeranje ngo and you're nonge coming in front of me saying that you want to remarry. ndongera kandi ndarakara umupasiteri And I got utazurakara angry nawe aba ari again. igifu ntabwo ari uburakari bw'igipagani Yesu yarakajwe n'amakosa kubita abantu bose arabatatanya kubita hanze nama ndakare You ko have shaka to be angry sometimes. ako kana gasuzuguro kabisa That's kandi niko disgusting. namubwiye ubwo sinza mbabwira ibintu ariko ako nagasuzuguro cyangwa That's urambona mu disrespect. pasiteri w'ikirofa You umeze see nk'aba me bandi baza baje as guha a amafaranga down pastor. You think kanyuranya I'm a ngo fool? ngusinge kugarure kuri podium ya Kimisagara nakurahirijeho ugira ubwenge mu mutwe wawe Do you have sense? eske timukaze mubona abantu bacecetsega mukagira ngo none Do ngo not nubwo look ushobora at people kumufata when they are nk'imfubyi. quiet and think they are hari igihe full. twicecekesha Sometimes we shut them kugira ngo down tubanze tumenye iyo bijya so that we can know exactly where it's leading. ariko tudacecetse But we keep quiet mu kuri kw'Imana in the truth of God. muze murakarira ukuri kw'Imana You should be angry. itorero ry'Imana rimaze gupfa The church of rimaze God has been gusuzugurwa spoiled, umuntu wese despised. arikinisha agati Everyone disrespected.
kubera twebwe because of us. igihe kirageze cyo kuvuga Time has ukuri come kw'ijambo ry'Imana. for us to speak the truth of the word. abatinganyi ntibatangiye kuza basezerana mu rusengero. The lesbians have started to Ntimwabonye inama yateraniye ahangaha get, the bakipronosa homosexuals have kumugaragara. started to get uriya married in the ubwo church. yasezeranije yatanze uburenganzira ntabwo tubishoreranye nawe Even yanyuranyije though n'ijambo ry'iki They have gone astray from the word of God. maze abatinganyi bagera igihe batwinjirana ngo birande ngo ibintu bizagise gute ngo yebo Kristo n'ubwo imbere ku mutima ubwo mutima nintakubonera inyuma uze wambaye They started to ubusa say that the ngo Kristo Christian n'ubwo is ku in the mutima heart. inyuma The Christian is also on the out. sinzakubuza gusenga I'm uzasenga not stopping you from praying. ariko wantu uzampagarara imbere mu mirimo But imwe you can tuguha stand in kubera front of kutagaragara uri me and urwandiko say, because you don't look like you are. muza mwigenge uzuza inda wayishize ku musozi When ingingo you zawe come, zose tuzibona all amaze the- uzabone your ko body tuzaguheza parts inshingano are muri iri outside, torero and see that we will give tuziguhese you. wera imbuto ngo numo Kristo imbere You inyuma see there are Christians in the heart. No, we also look at the behind. uzuja muri banki bakubwiye ngo wambare karavate Why do you go to the wambaye bank? They n'ituze tell you amabwiriza muri wear a banki tie, wubahe ngo bwaguhemba follow amafaranga their prompts maze uze right hano to uze fail to kugusha follow. abantu niba And you atazabwira ngo come bari mutwe here. bose bawukubite mu maguru And when they see you, they start to go astray. umukristo wakijijwe mu mutima A Christian who's been set in Ko their nawe uje hearts kagukaza only. muvuge ngo haleluya Hallelujah. cyane haleluya Hallelujah. byose ni ijambo ry'iki And everything are found in the word of God. muzamusoma ijambo Do you read the word? nutwo dutelefone musigaye mujana ndi mu gusoma You bibiri only carry your phone Bibles. ndi mu gisoma bibiri You no longer read the word. none reka ndangise sifa kwa Mungu Praise Jesus. sifa kwa Mungu Praise the Lord. nari nsize ijambo ryankozeho I bariganira almost mu left the bapapa word that nama makes numva me- ko ibintu byose They're bihinduka ready to kabisa in their father's ministry. tushobora kumenya ko ibyanditswe You cannot know what zagiye is written. beyond That the word has gone beyond utazi ijambo without reading it. reka mbereke ukuntu rihora ari beyond This is Ko why Satani the aza friends that it goes beyond. yabwiye Yesu ngo bwira amaze ko inzara He bwira iri spoke buye to rihinduka umutsima Jesus, speak Yesu to the aramwandika stone ngo to biranditswe become a ngo word. It's tuzatungwa written, n'ijambo said, rivuye mu kanwa you will k'Imana be fed by the Ati, word okay. of God too. fukamira undamye Kneel down before me Yesu and aramubwira ngo biranditswe ngo It's written, uzaramye Imana imwe do yonyine not aba ari worship fukamye, aba any aramusenga. other ni mwumva icya person gatatu rather than God. satani abona The third- nagomeza kuzana arigima ye gusa And Tifata. Satan found that if he continued to bring his Nawe own yinjira muri argument, Bibiliya. he entered in the word. amushyira hejuru y'urusengero And he took him on top aramubwira of ngo the simbuke tower. He told him, ngo if you jump, biranditswe ngo it's written nusimbuka that if you jump, Imana iragutega irohereza abamarayika God will bring bagutegera the ibiganza angels and they Ntabwo will uzakubita protect agatsinsino you. hasi. You won't fall kandi koko c'est down. vrai And that's true. yinjiye mu byanditswe He has entered into the word. umuntu yakubwiye gutyo uzavuga ngo koko biranditswe You will Yesu say, you will need to say, abona ko satani yagiye and beyond Jesus saw that the devil has entered into the word. nta muntu utazi ibyanditswe No one, womenya icyo kintu if you don't know the Nimwumvire word, you pose ya Yesu. cannot know. this. ntiyamuhakaniye ngo ntibyanditswe Jesus did not say no to the word. aramubwira He ngo told ariko him, tukagerageze do not, imana nabyo biranditse ngo tukagerageze imana do not attempt your God. muzi iyo interpretation Do you know the interpretation of that? satani yakoresheje logos Satan used the law. satani yakoresheje logos The devil logos used the mu law. kigiriki yesu yumva ko yakoresheje And logos Jesus heard that he used the law amumanurira muri rema and he brought him down with, ko muranumva neza nimumve ubwo buhanga this is a sobanura kugira ngo wisdom munumve for you to logos understand. ni iki iyi bibiliya What yuzuye is amasezerano yacu twese ni amasezerano Logos, arimo these are our promises. ariko muri kontekisite runaka But in mu the kibazo certain runaka context aya or masezerano certain yitwa problem, logos parole these words, hari aho ahinduka rema rema imana when they start yikoherereza to create, God brings muri uwo mwanya in nk'igisubizo that cyawe time ubwo when you need time, we need niyo an mpamvu answer. a umwami certain yesu abwira moment. petero ngo That's ngwino why hejuru Jesus y'amazi told the Peter to bari mu come bwato ari benshi floating on the way. There were many in the boat. yohani yasimbuka And when John could have aba yararohamye jumped in the water, kubera ko he could ijambo ryaje have nkarema drowned. But ryaje because the kuri word petero came for Peter,
muranumva neza? You hear me? Nasomye igitabo cya Yonga Icu I read the ngo book. umunsi umwe abana b'abakobwa baje gutarama, ngo bagereyo kuja gutarama ahantu gusenga, ngo basanga uruzi rwuzuye, yarimo yigisha hejuru yarema, ngo basange yuzuye, ngo baravuga ngo ese ubu koko And they say, truly, dutashe pe so we just tubujijwe n'aya living mazi. because the water has stopped us. Ngo baravuga ngo They opened the book. urabizi, You know why? ariko ijambo ry'Imana The word of riduhaye God uburenganzira says, the word of God has bwo given us kuba ngo authority tuzanyura hejuru y'amazi, ngo niko that byanditswe. will walk upon the Niko yewe waters. context nimba byanditswe aho Imana se mwamaze gusengera babwira ngo yes, Have iri you jambo ni iryanyu prayed and God murarinyuraho. has given you a Bafatana yes amaboko gutya. to move forward? Biranditswe ngo It's written. 1 2 3 1, 2, 3. tuzanyura hejuru y'amazi. And Amaze the- yaranditse aravuga ngo babaherutse amaso ubu ubwo ngo kugeza nanone ntibaramenye iyo bari. They drowned. Muzamutandukanya logos No. na rema. the- Niyo mpamvu bavuze ngo bayitakiye bari mu byago, Imana yohereza iki? They said, Irikura muri logos tugera igahinduka rema. Ndashaka kubabwira iki kintu. I want to tell you this. Bibiliya ntizi ivuga ngo tuzakandagira inzoka na The word scorpion. of God says Ngo we'll tumwe step n'ibyo cyatacu on bizabitwara. scorpions and serpents. Genda ubu nyine ufate wa muti w'imbeba You udupake go nk'eshanu and take, udushire mu mazi maze ugotomera urebe ko udashahuka. Ariko kubera miracle y'Imana, but Imana because of igashira the God's kubijwe nimbwira ngo miracles, uyu mwanya ndashaka kukwereka ko that I ibyo want mvuze to ni show you that Fata what iki I kintu. say is what happens. 94 twagiye In mu ivugabutumwa 94, we went to the ngo dusenge evangelist gutya umwuka wera yamatubwira ngo When we abantu prayed, bagiye kubazanira ibiryo, that the people were going to barazana bring you ibiryo food. bimwe bifite ikibazo They kuko will muri bring abavuga some butumwa food that babatinye, is poisoned. kandi kubera ko batinye But biraza because mu they isahani fear you, they isa will gutya come on a imeze plate gutya that imeze looks gutya. like Nagize ukwezi this. mu ivugabutumwa icyo gihe, It was a month of maze umwuka avuga evangelism. gutya ngo umuntu ufite ubwoba, And everyone who's scared, ufite kwezita, if you are hesitating, do not eat it. murumva instruction twahawe These ngo were the iseko gutya instructions. binjiranye isahani twama duseka twese twari batatu, And we all laughed. We were 3. twama duseka We ya sahani laughed. irinjiye When their plate came, barayifundura they opened it. ngo bayifundure When they opened it, usanga n'ubugari busa n'ubundi, we found it was bread. umwe aba nkashukira arayizita, twama One tumubwira ngo hesitated. rema yavuze ngo uwezita ntakora. And the word said, if Ryari ya you masahani hesitate, yandi, do not eat. aho Eat yarekera on abagabo other food batigeze and bashidikanya, leave this food for us who cannot amaze abana hesitate. b'abahungu barabugotomera. And we ate it. Kuko gana bw'umwe mwabusize bazabagira ngo bagire imbaraga, nimubugotomere nimurangiza muze mu materaniro drink it basange and muracyahari, come to the church. bamenye They'll bavuge se find you. bwanyuze he? They will say, where did you pass? bariko baburya bukarura When they were eating it, ariko ndaco bwabatwaye, then nothing happened. bari bahagaze kuri rema. They had stand on the word. Reka mbabwire, Let me tell mushobora you, kumbwira ngo none rwose pasiteri bizahinduka you ryari? might think that, Pastor, when is it going to change? Imana ntizishaka provocation. God does not want any provocations. Ukundaha If I'm here, niyo Imana itarimpa kuko the way I'm ufite here, ijambo even if God ringose, does not give me the word, sinashatse I guprovoka have Imana the word irangiza. that surrounds Ariko me. Imana ntizishaka irya urugengo ngo ndabereka sha. God does not want anyone to boast. Ça c'est manque de wisdom. That's Ça, the c'est lack la of wisdom. Imana ntizishaka deja urugengo ngo God ndabereka sha. does not want anyone to Aya, boast ishaka about abantu anything. humble, Be humble bakorana na directive and work za Holy with the Spirit. directives of God. Kudekuvura ico Yesu arakibona aravuga ngo ninsimbuka. And En fait, Jesus said, if I Yesu jump, yasimbuka ndako yari kumera kuko ni kwibi Jesus could have not fallen, ariko yaragiye but kubikora kubera he was orgueil yo going to kwereka do it for Satani the ngo ordained il est quelqu'un. of the devil. Ça ce n'est pas biblique. That's not biblical. Uko hari abanumvise tuvuga ngo amen. If there is anyone who heard me say Musome rero amen, Bibiliya kandi With our twe tubahugura twigisha, as you ibindi be bisigaye teaching mugomba you kujya ku murongo wa and Bibiliya. other things you need to follow the word of God. Muzamura amaboko dusenge. Lift up your hands and we pray. Mana yo mwijuru, Heavenly Father, mu izina rya Yesu in the name of Jesus, turagushimiye ko waduhaye Pentecote we nziza, thank you for giving to us a very good Pentecost. utwigisha kumenya ko
umwuka It yaraje taught ngo us tuyobore. to know that the Holy Spirit exists to guide us. Ntabwo tukigenda nk'impumyi, We no longer walk blindly. tugenda tuyobowe na Holy We Spirit. are led by the Holy Spirit. Reka ntitukaze twitirira umwuka wera ibyacu, Let us not call upon the Holy Spirit for what belongs to us only. ahubwo tuza twemera ibyo umwuka wera ari byo twitirira Accept ibyacu. what the Holy Spirit is teaching us or leading us with. Uduhindure abagabo bakuze, Transform us into mature men. uduhindure abadame bakuze mu ijambo, Transform us into women who know the uduhindure word. abasore n'inkumi bakuze mu ijambo. And transform us into the youth that know Udutoze the word. gutoza abana bacu kumenya ijambo Train bakiri us bato. and train our children to know the word at early age. Nico kizadufasha And that's what will help us kugira ngo tube abakristo to bahora know bagushimisha. to always be the Christians Ibyemezo who byacu mu will ngo zacu, bring joy to you. And the ibyemezo byacu mu decisions mirimo in yacu, our families, in our work, ibyemezo dufata mu and buzima the great bwacu decisions we take in our lives, bihore bimurikiwe n'umwuka let wera, them always be led by the Holy Spirit. kandi umwuka usobanura ijambo And to tugomba kugendera. interpret the word, Icubahiro n'ishimwe bikomeze its kuba ibyawe. glory and praise continue to be yours. Bibiliya ifite ubushobozi bwose And the Bible has all the capacity bwo gukontorora ubuzima to bwacu control our lives. mu izina rya In Yesu. the name of Jesus. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana rigenga ubuzima bwanyu, May the word of God lead your rigenga lives, imiryango yanyu, lead your families, rigenga ibyemezo byose, lead your all rigenge n'amahitamo decisions yose and all your choices. mu izina rya In Yesu. the name of Jesus. Amen. Amen.